Ndagushime cyane sasa bitewe n'uko ngukunda cyane sasa mu by'ukuri hari abantu benshi rero bakunze ikiganiro nakoze kijyanye n'ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza abakobwa b'amasugi. Sasa mu by'ukuri rero harimo rero n'abantu bifuje kumenya nyine nimba kuko haba hari ibimenyetso biranga abasore b'imanzi. Sasa mu by'ukuri rero ndatekereza ko umwanya rero kugira ngo musobanukirwe bimwe mu bimenyetso no sasa biranga umusore ukiri imanzi. Sasa mu by'ukuri rero ibintu bitatu byakwereka ko umusore mukundana akiri imanzi. Nyamuneka ube hafi ubyumve. Ubusanzwe biragoye ko kumenya niba umusore akiri imanzi. Uburyo rero bwa mbere bwo kubimenya ngo ni ukumusaba ko yakubwiza nyine ukuri niba nyine akiri imanzi atararyamana n'umukobwa se cyangwa umugore. Sasa mbwo rero muri inkuru yacu tugiye kugarukaho ku buryo butatu nyine wamenya ko umusore mukundana akiri imanzi nk'uko bigaragaza. Sasa mbikuri rero ibyo bimenyetso rero ni mu gihe nyine umukobwa nibigiye ku bakobwa nyine b'amasugi bo birumvikana mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bava amaraso, bikaba rero bitandukanye n'abasore kuko bo nta kindi nyine cyakwereka ko nyine bakiri imanzi usibye nyine uburyo butatu ngiye kukwereka. Sasa mbikuri uburyo bwa mbere mwegere umusabe kukubwiza ukuri kugira ngo umenye niba umusore mukundana akiri imanzi. Wowe mukobwa urasabwa kwegera nyine yasaba kumwegera ukamusaba nyine kukubwiza ukuri niba nta mukobwa cyangwa se umugore yari yaryamana nawe. Niba koko mukundana by'ukuri azakubwira ukuri, azakubwiza nyine ukuri na cyane ko nyine buryo urukundo nyarwo rutubakira nyine ku kinyoma. Ikindi cya kabiri rero uburyo asabana n'ab'igitsina gore. Sasa mbikuri abasore bakiri imanzi ngo ntabwo bakunda gusabana cyane n'abantu b'igitsina gore, ndetse niyo bahuye bikaba ngombwa ko bahoberana. Burya usanga bene aba basore bitabashishikaje cyane ko usanga nyine bagize ubwoba bagasuhuzanya rero bakoresheje intoki mu gihe nyine uwari uje kubasuhuza yashakaga kumuhobera ko bahoberana cyane. Ikindi kimenyetso kiza ku mwanya wa gatatu, ntibakunda abakobwa babasura mu rugo. Burya ngo iki kimenyetso nacyo kigaragaza umusore ukiri imanzi. Abasore benshi rero bakunda ko abakobwa babasura mu ngo zabo, bakunda nyine ko abakobwa babasura mu ngo zabo, ariko siko biba bimeze ku basore bakiri imanzi, ko burya bo baba badashaka ko abakobwa babasura byongeye kuba nyine baganira nyine ku buriri cyangwa se baganirira nyine ku buriri n'abakobwa, ngo ni ibintu aba basore bagendera kure cyane. Iyo rero bibabayeho wenda cyangwa se bibabayeho wenda batunguwe n'abakunzi babo nyine bagira isoni nyinshi cyane kugeza aho nyine kuvuga bibananira. Burya no mu yandi magambo kuvuga bikamunana bitewe n'iki aracyari imanzi mayi ntabwo ngo arabikora. Sasa by'ukuri rero mu gusoza inkuru rero twasaba nyine urubyiruko kwirinda ingeso z'ubusambanyi kuko burya icyaha byongeyeho ukaba nyine ushobora nyine kwaho gukura nyine indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ndetse no kuba nyine ushobora no gutwara inda itateganyijwe. Abakiri imanzi rero ndetse n'abakiri amasugi muharanire nyine guhorana iryo shema kugeza igihe kigeze nyine mukarushinga nabo Imana izaba yabahitiyemo. Sasa mu by'ukuri rero bimwe mu bimenyetso bikomeye rero bizakwereka umusore ukiri sugi ukiri imanzi. Murumva ukuntu nanjye mbavugishijwe hakebe nebiki nanjye rero nanjye sinoroshye. Sasa bimwe mu bintu bizakwereka nyine umusore ukiri imanzi nuko burya azagira amasoni cyane. Burya agira amasoni cyane iyo ageze mu gihe cyo kuba yasabwe. Burya niyo anasabwe kuba yaryamana n'umukobwa burya arabitinya cyane, agira ubwoba cyane. Ikindi ubona adashaka kubikora, ikindi abona afite amasoni menshi. Biriya byose bizakwereka umusore ukiri imanzi utararyamana n'umukobwa cyangwa se umugore. Ngaho rero bantu rero mwasabye gusobanura ku bintu bijyanye n'ibimenyetso biranga umusore ukiri imanzi. Ngibyo ubwo tuzanakusanya n'ibindi tuzaba twabonye icyo gihe nabyo tubabwira ibyo ari byo. Sasa turabakunda rero, nimugire ibihe byiza.